mana hari aho wadukuye hari naho utugejeje ibyo twabonaga bidashoboka kuri wowe byarashobotse mana hari aho wadukuye hari naho utugejeje ibyo twabonaga bidashoboka kuri wowe byarashobotse mana hari aho wadukuye hari naho utugejeje ibyo twabonaga bidashoboka kuri wowe byarashobotse himbazwa wowe mana ihindura amateka imirimo yawe irabihamya uri mana ihindura amateka himbazwa wowe mana ihindura amateka imirimo yawe irabihamya uri mana ihindura amateka himbazwa wowe mana ihindura amateka imirimo yawe irabihamya uri mana ihindura amateka bakunzi ba Karumeri TV mwese turabashohoje tunabashimira kandi ndizera aho muherereye hose mumeze neza muguwe neza akavura kamaze iminsi kagwa ndetse n'akazuba kava ndizera rero aho muherereye muguwe neza mumeze neza nkuko rero dusanzwe tubimenyereye dusanzwe tubana murabibona hano turi kumwe n'umutumirwa n'umushyitsi abenshi muramuzi ni Sandrine muramuna ko rwose arizihiwe araseka neza abantu benshi bafite inyabaseka neza cyane Sandome umeze ute Sandrine suza abakunzi ba Karumeri TV badukurikiye umunsi nubwo amagambo yaje ataba menshi shimwa mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo mana unezerwe kuko ndamahoro ndabasuje mu izina rya Yesu. Sandrine yabashuje mu ndirimbo abahanzi nuko basuhuzanya basuhuza mu ndirimbo Santo uyu munsi rero turi kumwe turi kuganira kuri Karumeri TV mu by'ukuri abenshi barakuzi mu bihangano byawe uririmba baragukunda uyu munsi ndabizi neza ko bafitiye agaseke bahishiye bahishiye mu by'ukuri abantu badukurikiye ni nk'igiki watangira ubabwira ubundi mu buhanzi bwawe biba bigoye kugira ngo umuntu azamuke agere kuri urwo rwego nkanjye narabyifuje ndabibura ndasenga njya mu butayu njya mu mare wowe kugira ngo ugere ku rwego rushimishije nk'uru nguru byaciye mu zihe nzira ntabwo urwego rushimishije mvuga ngo nawe narugeraho ariko hamwe no gusenga Imana hamwe no kwizera Imana ndetse no gukora cyane umuntu agenda abigeraho ntabwo ndagera ku rwego rurerure cyane nk'uko wari ubivuze ariko reka tuvuge ko wenda ko n'abandi nko muri garidiyene wenda ya mbere cyangwa iya kabiri hanyuma icyatumye wenda naba ngeze ahangaha icya mbere ni ukubaha Imana gusenga mbese nyine ukajya mu murongo Imana igushakamo hanyuma icya kabiri nyine umuntu arakora cyane ntabwo ugenda ngo usenge gusa ngo byore gutya ngo Imana izabikora urasenga warangiza ukanakora ugashyiramo imbaraga zawe hanyuma Imana ikagenda igushyigikira rero iyo ngicyo nicyo kigenda kimfasha kugera aho mubona nyine ngeza ubwo arakoze cyane avuze ijambo rikomeye ngo aracyari muri garidiyene ubwo ngiye sindanatangira cyangwa sindava ukurikije urwego tukuziho ukaba uvuze ko uri muri garidiyene ubwo ngiye sindanatangira kandi nanjye ndimo ndagenda nza Sandrine abantu bakuzi ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye uyu munsi wabaririmbira nk'iyihe ndirimbo irimo kugufasha ariko yawe ku giti cyawe ntekereza ko zifite nyinshi zigiye zitandukanye kandi ntekereza ko zose urazikunda ariko se nk'abadukurikiye baririmbire nk'indirimbo yawe nawe rwose uzi benshi bagenda biyumvamo kandi bakunda mfite indirimbo yanjye nasohoye ejo bundi yitwa turashikanye
ariko iyo namajije kumenyekanaho cyane indirimbo ya minisiteri yanjye ndirimbamo yitwa umwami naganze by the power ministry, niyo benshi bamajije kumenya. Ubwo rero sinzi ndirimbo hagati aho ngaho. ntacyo uririmba kuri iyo ngiyo bakuziho yo muri iyo group yawe. Murakoze cyane. Umwami naganze, umwami naganze, umwami naganze mu mitima yacu, yankojejeho ikiganza cye, numva ndahembutse, kuva ubwo mwemerera kuba inshuti yiwe, kuva ubwo mwemerera kuba inshuti ye, kuva ubwo mwemerera kuba inshuti yiwe. Arakoze cyane. Urumva ko rwose n'indirimbo ikora ku mutima kandi inanashimishije. Uretse iyo groupe usanzwe ubarizwamo, nta yindi korali, nta rindi tsinda ubarizwamo ubu ngubu? Murakoze cyane. Birumvikana ntabwo naho ndi muri minisiteri yonyine. Ubundi mu buzima busanzwe nsengera muri Araterivi, umudugudu ni Kimisagara ya kabiri, itorero ry'akarere ka Nyarugenge. Ndirimba muri korali yitwa Baragwa, nsengera ahantu bita Mukove ku bantu batahazi. Niyo korali ndirimbamo, mazemo imyaka 2. Birumvikana ko ntabwo ari mike, ni myinshi. Kugira ngo tunamenye korali Baragwa, birumvikana ko nabo bafite indirimbo nyinshi. Waturirimbira byibuze indirimbo imwe yo muri korali yawe, ikavuga korali yawe. Himbazwa wowe Mana ihindura amateka, imirimo yawe turayihamya, uri Mana ihindura amateka. Himbazwa wowe Mana ihindura amateka, imirimo yawe irabihamya, uri Mana ihindura amateka. Ubwo urashoje, niba amavuta yari atangiye kumanuka. Urakoze cyane. Mu by'ukuri abantu nkamwe, nubwo utabyemeye ariko urwego uriho rurashimishije. Aho iba yigejeje ikora ndumva ko ari heza. Ntekereza waragiye usohokera ahantu henshi hatandukanye muri Rwanda, ahantu nyaburanga hano muri iki gihugu ukunda kutemberera, wenda gukora nk'amapractice runaka, ni nkahagana? Hano ho gukorera mu practice ngiye mbona hose hasa. Ubwo za salle de repetition nagiye nkoreramo mbona ngiye zose zisa, ntabwo navuga ngo nyine ngo hararenze cyangwa birenze, gusa nyine aho ngaho ni bisanzwe. Urakoze cyane. Mu buzima busanzwe, mu makorali, mu magroupe cyangwa se abahanzi ku giti cyabo bakoresha indirimbo za gospel, nk'abo wumva ukunda indirimbo ibihangano byabo, cyangwa bitewe n'imyandikire cyangwa se nuko babona gutya physically, ni nkande? Ahangaha ntabwo navuga ngo umuhanzi runaka, njyewe by'umwihariko abahanzi bo mu Rwanda ndabakunda pe, ndabakunda. Ntabwo navuga ngo n'uyu nguyu nyine ngo uhagarariye abandi, njyewe bose ndabakunda. Ndabakunda kubera yuko impamvu mbakunda ni uko duhuje umwuga cyangwa se duhuje umurimo, twahamagariwe ikintu kimwe. Ntabwo navuga ari umufana uyu nguyu gutyo, bose ndabakunda. Wenda indirimbo wenda nizo wenda navuga ngo indirimbo mba nkunda, iyo mba nkunda cyane bitewe n'uburyo wenda iyo ndirimbo imeze. Ariko by'umwihariko nkunda kumva indirimbo za mbonye. Indirimbo ziwe zifite imyandikire myiza, ni imyandikire wumva yuko, ni ukuvuga ngo mu kwandika indirimbo kwiwe uba wumva ntabwo ari wa muntu wabuze ibyo
yandika bigaragara ko asoma ijambo cyane, bigaragara ko ari umuntu ukunda gusoma, kandi amagambo y'indirimbo ze aba ari amagambo y'ubwenge, kandi ari amagambo akenshi asana imitima y'abantu, kandi ari amagambo nanone avuga Yesu ku buryo butangaje. Rero nkunda indirimbo ze cyane. Urakoze cyane. Israel Mbonye ahari adukurikiye arumva ko umushimira mu myandikire. Ni nk'iyo ndirimbo ya Israel Mbonye waririmba ku buryo nyine tuvuga ati wa muntu kuko wakurikira Israel Mbonye afite indirimbo ze birumvikana ko byose uzikunda, ariko byibuze bati iyi ngiyi rwose indirimbo ivuga ngo sinzi abantu benshi bo ntabwo sinzi, ntabwo abantu benshi bayikunze cyane, ariko ngewe ndayikunda. Mpagaze ku rugi ndakomanga, bakanyumva ariko ntibugurure, ndahamagara singira unyitaba, ndahamagara singira unyitaba, ndarwana ariko nkaneshwa, ndababara nkabura uwamuza, ndahinga bikaribwa n'inyoni, oho mu bibaho byose ntacyo cyanandukanya nawe, ndanyuzwe kuko ngufite, ndamahoro, ndashima cyane ko yambanye akanshyigikira, ndeba hirya ndeba hino, urukundo rurangose, sinzongera kwiganyira, hoya urukundo rurangose, ndanyuzwe kuko ngufite, ndamahoro, ndashima cyane ko yambanye akanshyigikira, ndeba hirya ndeba hino, urukundo rurangose, mfite impamvu yo kuririmba, ndumva nuzuye amashimwe, nukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma, nukuri Uwiteka yakoze umurimo, nukuri umutima wanjye urabyemeza, wera ni wowe, hari impamvu igenera guca bugufi
arakoze Sandrine. Mu by'ukuri murumva ko aramuzi cyane mbonye kandi turamushimiye. Sandrine, turimo tugana ku musozo, turimo dusa n'abasoza ikiganiro cyacu nubwo cyari kiryoshye bumva bagikurikira. Watubwiye ko nawe urimo utegura indirimbo zawe, urimo utegura kumurika album. Mu by'ukuri turirimbire indirimbo yawe, uvuga ati ni indirimbo yanjye, nimba ariyo yitirirwa album birashoboka, cyangwa se ari aho hagati ushobora kutarayitegura neza, ariko byibuze turirimbire igihangano cyawe nawe wahanze, uvuga ati iyi ndirimbo ni imwe mu bihangano byanjye niteguye gusohora muri iyi minsi. Murakoze cyane. Dufite indirimbo nyinshi dushaka guha abanyarwanda kugira ngo zihembure imitima yabo kandi zibafashe muri urugendo turimo rwo kujya mu ijuru. Muri izo nyinshi rero namajije gukora imwe narayisohoye mbifashijwemo na producer Prosperi Ndaje Munyakuri. Abantu benshi baramuzi, umuyobozi wa Angel Bora. Niwe turi gufatikanya muri iyi minsi, niwe wamfashije kugira ngo iyo ndirimbo isohoke amajwi ndetse n'amashusho yayo. Kugira ngo uyibone wajya kuri YouTube ukandikamo Sandrin niyo muhoza, indirimbo yitwa Turashikamye, uhita uyibona. Ndabaririmbiraho gatoya kandi zare ko bifashe imitima yanyu. Muzajye kuri YouTube channel yanjye muyirebe, mukore subscribe, share na like byose kugira ngo dukomeze twubake umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Turashikamye, turamahoro, Yesu we ntacyo tuzaba turi kumwe nawe. Turashikamye, turamahoro, Yesu we ntacyo tuzaba turi kumwe nawe. Muri we niho twaboneye amahoro, niho twaherewe gukira, niho twaboneye ubuzima. Muri Yesu turashinganye, nta bwoba, turashikamye, turamahoro, Yesu we ntacyo tuzaba turi kumwe nawe. Turashikamye, turamahoro, Yesu we ntacyo tuzaba turi kumwe nawe. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Turashikamye, turamahoro, Yesu we ntacyo tuzaba turi kumwe nawe. Turashikamye, turamahoro, Yesu we ntacyo tuzaba turi kumwe nawe. Twamenye neza ko mu bwisho bw'isumba byose niuzama mu gicucu gisumba byose. Twamenye neza ko mu bwisho bw'isumba byose niuzama mu gicucu gisumba byose. Turi mu mababa yawe, ntacyo tuzaba, turi mu
turamahoro Yesu we ntacyo tuzaba turi kumwe nawe turashikamye turamahoro Yesu we ntacyo tuzaba turi kumwe nawe umwami ndaganze umwami ndaganze umwami ndaganze mu mitima yacu umwami ndaganze umwami ndaganze umwami ndaganze mu mitima yacu umwami ndaganze umwami ndaganze umwami ndaganze mu mitima yacu oya nkojeje w'ikiganza cye numva ndahembutse kuva ubwo mwemerera kuba inshuti yiwe kuva ubwo mwemerera kuba inshuti ye kuva ubwo mwemerera kuba inshuti yiwe arakoze cyane ubwo urayishoje arakoze cyane sandrine arakoze cyane ibisigaye muzajya kuri channel ye muzabireba turimo dusoza hari style zigiye zigoranye cyangwa se umuntu yiyumvamo akavuga ngo ngiye country ndayumva cyangwa se ni nk'iyo style ushobora kwiyumvamo ukavuga ati rwose iyo bayishyizemo cyangwa se iyo nanditsemo iyo ndirimbo muri iyo style biba ari ibyo ngibyo njyewe style zose ndazikora kandi ziramfasha nk'ubu ngubu iriya ndirimbo twakoze muri The Power Ministries iriya ya mbere yitwa umwami naganze yari iri muri Sebeni arayikoze ndetse hari n'iyindi ndirimbo twasohoye ejo bundi muri The Power Ministry yitwa igitambo mwajya kuri channel ya The Power mukayibona wandikamo The Power TV kandika igitambo uhita uyibona nayo ni indirimbo nziza iri mu njyana ya slow ivuga ku maraso ya Yesu Kristo yanjye yo iri mu gisirimba hari n'izindi nyinshi twagiye dukorana na korali abaragwa iyi ngiyi ndirimbamo mbese injyana zose iyo umwami Imana yangabije kuririmba uwo munsi ndayiririmba umuntu akeneye kumufasha kumwigisha nk'amajwi cyangwa n'ibindi birashoboka ko wabikora birashoboka ko nabafasha nta buhanga buhanitse cyane mfite ariko dukeya mfite ndamutse numva udukeneye natuguha umuntu agukeneye we yakubona hari abantu bataboneka kandi tubakeneye wowe umuntu agukeneye waboneka naboneka umuntu ashaka cyangwa se yumva ashaka ko dukora umurimo w'Imana yampamagara kuri nimero yanjye nkoresha kuri WhatsApp 078892 ukandika 6375 iyi ngiyi nayo nkoresha kuri WhatsApp bampamagara tugakora umurimo w'Imana nta kibazo. Murakoze cyane rero reka duse n'abasoza bari badukurikiye murumva ko abakenera ko Sandrine yabigisha nimba ari indirimbo cyangwa se wayana guhimbira indirimbo wamuhamagara kuri iyo telefone atanze turibuze no kuyandikaho muraza kugenda muyibona muramuhamagara. Imana ibaho umugisha rero ni Karumeri TV mwaganiraga tubibutsa gukora subscribe ubwo ni hamwe hatukura ukore n'akazogera ndetse na share kugira ngo dukomeze tuganire tugire ibiganiro byiza. Imana ibaho umugisha aho umereye hose. Bye bye tuzasubira. Imana ibaho umugisha.